muhaye ikaze nanone kuri Base de Life TV. Uyu ni umwanya mwiza mumenyereye tubagezaho ibiganiro bitandukanye. Kumwe nanjye Dohote Uwimpuhwe. Gira nti gira ubuzima kandi kwirinda biruta kwivuza. Turakomeje mu byigisho byacu byiza kandi nkomeje kubashima mwese ukuntu mukomeza kubana natwe n'ukuntu mudushyigikira. Abantu mukomeza kutubaza ibibazo, abatwandikira, abadukora like, bakora subscribe, n'ukuri turanyuzwe ku bwanyu. Kandi nkomeza no kubasaba kugira ngo mukomeze mudushyigikire rwose kugira ngo turusheho gusangira ibi byiza. Tugiye kwera hamwe amabanga 5 umugore cyangwa se umukobwa abasha kukumenera we mugabo umusore iyo agukunda. Ibi ni ibintu umugore cyangwa umukobwa abwira umugabo cyangwa umusore akunda wenyine, ntabwo abibwira umuntu wari we wese. Rero umugabo umusore ni wumva umugore cyangwa umukobwa akubwira ibi bintu bivuze ngo ufite umwanya ukomeye mu mutima we, rero ubiha agaciro. Ikintu cya mbere, akuganiriza ibyamubayeho mu buzima bwe. Akunda kukubwira ibyamubayeho mu bwana, ibibi byamubayeho ndetse n'ibyiza byamubayeho. Akubwira ibibazo yanyuzemo iwabo mu rugo, ubukene bagize uko babuvuyemo, ibihe byiza bagize byose arabikubwira. Rero ibi byose yarimo kubikubwira abagira ngo yumve ko umutega amatwi cyangwa se utamucira uhiteka cyangwa se ngumucira urubanza. Abakeneye uko nawe ugira icyo umubwira mu buzima bwawe. Mbese batangije ikiganiro kubera yuko niba uri umuntu uzi kumutega amatwi ukamwumva, nawe ubasha guhita uvuga nawe ubwana bwawe cyangwa ubuzima wanyuzemo, mugahuza urugwiro. Ibi nibyo byonyine akubwira kugira ngo arebe ukuntu umufata. Iyo nta kintu umubwiye ahita abona neza yuko uri umugabo cyangwa umusore yakwitondera akakwigengeseraho. Gusa abagore bakobwa mu byitondere, hari igihe ibi bintu ubivuga bikagwa mu matwi y'umugabo cyangwa umusore utari we. Noneho yaba ari wa musore cyangwa umugabo uzakugeza mu rugo, mwajya mushwana akazajya bigarura bigukubitisha bikamera nk'inyundo wamuhaye ngo azajya guhonda mu mutwe. Ni ngombwa rero yuko muvuga muziga. Iyo umugore cyangwa umukobwa ari mu rukundo arayifungura akavuga, ariko ubimenye neza yuko ese ibi bintu umugabo cyangwa umusore nabikugarurira mu buzima bwawe akabigukubitisha cyangwa akabigucyurira, ntabwo bizagukomeretsa. Rero ibintu ubona babikubwiye byagukomeretsa wabyihorera kubivuga, ukavuga ibintu byiza gusa. Ibibi byakubayeho akenshi kubera ko uwo muntu ntabwo ubizi uwo muntu wari we, hari igihe bigukubitisha ukumirwa. Kabiri, bwira abagabo cyangwa abasore bamuhemukiye mu rukundo. Ibi bintu nta mugore cyangwa umukobwa apfa kubigura umugabo wari we wese cyangwa umusore wari we wese. Iyo yamaze kukwizera abasha kukubwira abamuhemukiye mu rukundo, bamuteye indoba, bamwanze, kugira ngo arebe yuko nawe uri umugabo cyangwa uri umusore utandukanye nabo. Rero kubera yuko abatinya kongera kubigwamo, abikubwira kugira ngo arebe uburyo ki witwara nanone. Rero iyo ugize icyo ubivugaho bimuha icyizere ko uri umugabo cyangwa se umusore yabasha gukomezanya nawe urugendo. Rero abasha kuba abikubwira ngo arebe kuzamukunda uko ari. Rero iyo umwakiriye umutwaro bituma arushaho kukwiyumvamo no kugukunda, akumva yuko umuhaye agaciro. Rero ibi byose ababikubwira kugira ngo nawe mugira n'ibiganiro. Nawe niba hari ubuzima wanyuzemo abakobwa bakubeshye cyangwa bakwanze, nabo bakeneye ko mubivugaho kugira ngo murusheho gukomezanya. Mbese ibi ni ibintu bituma murushaho kujyana umurunga ukomeye. Gatatu, akubwira inzozi ze z'ibyo ashaka gukora n'ibyo ashaka kugeraho kugira ngo yumve ko uri umugabo cyangwa se uri umusore wamushyigikira muri izo nzozi ze. Akakubwira igihe ateganya kubikora n'igihe azaba yabigezeho. Akubwira akazi akunda gukora cyangwa kuzakora. Anakubwira ko ashaka no kureka akazi akora kugira ngo akore ibyo akunda. Akubwira niba ari umuntu uteganya gutembera mu karere atuyemo cyangwa se ashaka no kujya mu kindi gihugu. Ibyo byose iyo abiteganya arabikubwira. Muri make barimo kukubwira aho ibyishimo bye arimo kubyerekeza. Uko ubyitwaramo, uko ubyakira bimwongerera icyizere yuko uri umuntu yakwizera, ko uzamushyigikira, utazamusubiza hasi cyangwa utazamusubiza inyuma. Rero menya ibyo ugomba kumusubiza. Abakeneye kukwinjiza muri viziyo yiwe mu hazaza he. Rero abakeneye nawe yuko uzana nawe hazaza hawe kugira ngo arebe yuko muzagera nayo.
yakumva neza yuko muri muhazaza he wowe utarimo, udateganya kuba urimo, agahagarara agasubira inyuma akigendera. 4, aratinyuka noneho akakubwira uko akwiyumvamo, ntago abikubwira yahubutse, aba yabitekerejeho, kubera yuko muri we uba ufite umwanya w'imbere mu buzima bwe, kandi abikubwira azi ko wamwemera cyangwa se ukamwanga. Gusa abikubwira kugira ngo umenye ko akwiyumvamo, kugira ngo niba ufite ubwoba bwo kuba wamusaba umubano, ubwoba bushire. Rero bagabo basore mujye mumenya ibi bintu, ni ikintu gikomeye cyane ku mugore atinyuka cyangwa umukobwa atinyuka kukubwira uko yiyumva. Iyo rero umubwiye ibyo umubwiye byose, uko umureba ahita abona neza ko uri umugabo muzakomezanya cyangwa se mutazakomezanya. Niyo hahandi uzabona ko yahagaze yatangiye gusubira inyuma, afite imyitwarire idasanzwe utateganyaga ko yagira. Nuko aba yaragusomye mu mutwe akamenya neza yuko muhazaza he utarimo. Niyo mpamvu ujya kubona ukabona umubano wawe nawe uracumbagiye cyangwa se utangiye kugenda nabi. 5, akubwira hazaza he nawe urimo, kubera yuko abagira ngo umenye neza ko agukeneye mu buzima bwe bw'ahazaza. Rero kugira ngo akubwire neza yuko muhazaza he nawe urimo, akunda gukoresha amagambo ngo twe tuzakora ibi ngibi, tuzakora ibi ngibi. Ntabwo avuga ngo nzakora ibi, nzajya, ahubwo aravuga tuzajyana, tuzakora ibi, kugira ngo akwereke neza yuko muhazaza he urimo. Ahubwo avuga twe cyangwa tu, nko kuvuga mwembi. Ibi byose bikubwira kugira ngo urebe ko objectives zawe cyangwa se intego zawe z'ubuzima nize bihuye cyangwa bijyanye, kugira ngo mukomezanye. Nawe wabona yuko bidahuye ugahagarara ugasubira inyuma ukigendera. Rero nshuti bakundwa, bagabo basore, umugore wese cyangwa umukobwa wese uje mu buzima bwawe, ibi bintu ujye ubicunga. Ibintu ni ibintu bigaragaza ko umugore agukunda cyangwa umukobwa agukunda, kandi aguteganyaho ikintu gikomeye. Uri umuntu yamaze kubona yuko rwose uri umuntu mwagirana kure. Ahubwo ibintu byose abikubwira kugira ngo arebe yuko nawe umubona nk'umugore cyangwa se nk'umukobwa mwagirana kure. Rero ibisubizo uzagenda umuha kuri bino bintu byose azakubwira, bizamubwira ngo uyu ni umugabo, uyu ni umusore twakomezanya, cyangwa se uyu ni umugabo n'umusore urimo kumarira amabuye. Noneho rero yamara kubona ko umumarira amabuye, agahagarara agasubira inyuma atagusezeyeho akigendera. Rero nshuti zanjye, kwirinda biruta kwivuza, muramenye. Ese hari ikindi kintu ushobora kuba wambwira byo ntavuze? Yakira muri comments. Niba mushya kwica no kora like, ko subscribe cyangwa sabone, kandi ukomeze gusangiza ibi byigisho inshuti n'abavandimwe. Yagiceho kubana namwe kumwe na Dohote w'impuhwe, naho gutaha muri video ikurikira. Bye bye.